Muraho neza, ni Shangazi nk'uko bisanzwe kuri social media, haba ku mateleviziyo, ku ma channels ya YouTube. Uyu munsi wa none turi kumwe kuri iyi channel. Tuzajya tugirana ibiganiro bitandukanye kuri iyi channel ya YouTube yitwa Within Family. Amazina yanjye nitwa Eugenie. Musanzwe mumenyereye mu biganiro bitandukanye mvuga ku bintu bijyanye no guca imyeyo n'umuco wo guca imyeyo. Umuco wo guca imyeyo ni umuco wa Kinyarwanda. Fasha abadamu n'abakobwa nshobora kubigukorera cyangwa nkakwereka uburyo byikorera. So uyu munsi wa none dufite sujet ivuga ngo ese guca imyeyo ni byiza. Ariko se ingaruka zabyo ni nziza cyane, ariko hari abo bibangamira bitewe n'aho baba na location barimo ntibabashe kwisanzura. Ni byiza bifasha umugore n'umugabo kwishima, ari umugore ari n'umugabo bose barishima. Ariko se turashaka kuvuga ku mugore n'umugabo bari mu nzu ntoya, tuvuge ubushobozi bw'abantu ntibungana. Ese iyo muri mu nzu ntoya mufite n'abana dukwiye kwitwara gute mu muryango? Ndi kumwe na mugenzi wanjye, nawe nabibwire. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Kayitesi Gracious, uzwi ku izina rya Tesi. Murakoze. Okay. So Kayitesi rero ndashaka tuganire kuri iki kintu. Nawe uri mukuru ndetse namwe mudukurikiye, mukore like, mu sharing, mu share comments, niko kudushyigikira kwanyu. Abasanzwe bakunda ibiganiro byacu musanzwe n'ubundi munshyigikira, dukomezanye kandi Imana izajya bibahera umugisha. So Kayitesi rero ndashaka tuganire kuri iki kintu. Ese njya nkunda gufasha abadamu n'abakobwa ku bintu bijyanye n'umuco wa Kinyarwanda wo guca imyeyo. Ni ibintu byiza bifasha abashakanye kwishima, ariko se ndashaka kubaza Kayitesi, umugore n'umugabo bari mu nzu y'ibyumba 2 na salo, cyangwa se kimwe na salo nabyo birashoboka, urabizi? Cyangwa chambrette. Cyangwa na chambrette birashoboka. Ese bigenda bite? Ese bikwiye gukorwa bite? Bya birori by'abashakanye bikwiye gukorwa gute? Hari igihe umudamu cyangwa umugabo ashobora kwishima kanarira cyangwa kanaririmba. Ese mu gihe umwana aryamye muri salo, gira inama abadukurikiye, ubabwira uko umudamu cyangwa umugabo akwiye kwitwara mu gihe cyo gutera akabariro, muri cya gihe niba guca imyeyo bituma umugore arushaho kwishima mu gihe cy'imibonano. Ese iyo yishimye bitewe n'ubwo buzima arimo, kandi abantu bose koko ntabwo banganya ubushobozi, wabagira nama ki abadukurikiye uburyo cy'umugore ashaka kwitwara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa umugabo, kugira ngo ibyo birori by'urugo bigende neza kandi bitanabangamiye babana? Urabizi n'itegeko rirabihana ko itegeko ry'u Rwanda rihana ko ntabwo ni bibi kubangamira abana gukora imibonano mpuzabitsina abana babireba cyangwa babyumva. So wagira inama societe tuba mu munsi kundi bakwitwara gute bitewe n'ubwo buzima barimo? Corona yarateye, harimo n'abantu na mbere yayo bitara abasimbi bakana. Corona yarateye, urumva umuntu wabaga mu nzu y'ibyumba wenda 3 na salo, ubu aho biri ni icyumba kimwe na salo. Birashoboka n'uwari wenda muri kimwe kinini ubu asigaye abamo mu gashambrette kamwe n'abana be. Rero ibintu byose tugomba kugira ubwenge mvuga, sibyo? Kunezerwa si bibi, yewe gukirigitwa ukanaseka si bibi, ikibi ni ukurenza. No kubabarukarira si bibi. No kubabarukarira si bibi, kuko ari ubabarakarira, ari n'ubabara gaseka. Urumva hari ibyo ugomba rero gukora bituma abana bawe ubaho urugero rwiza. Si ngombwa ngo isi yose imenye ko hari cyabaye. Aha tubwire rero byagenda gute? Kayitesi feel free. Abakurikiye Within Family abafashe ababwire, kuko ejo wa sharinga ukabwira inshuti zawe ko umugore agomba kwitwara cyangwa umugabo mu gitanda cyagiye abana bari muri salo niho baryamye mu kindi cyumba. Ese umugore cyangwa umugabo wakwitwara ute? Ese ubwo buzima birashoboka ko ubwo buzima wakwinjoyinga nk'abandi ukishima, ukaryoherwa n'imibonano mpuzabitsina ukishima? Burya barakubwira ngo kwishima k'umugore mu buriri nibyo bituma n'iterambere riza, nayo mazu nibyo byumba 5 bikazaza, kubera ko mu gitanda byagenze neza. Ese niba muri iyo situation bamugane tugende no kuri covid, ibintu byagiye bihinduka, akazi karahagaze, umugore arakora wenyine, umugabo ni gukora wenyine, byarahindaguritse. Ese wakwitwara muri ibi bihe
bya coronavirus, niba warahinduye situation, niba noneho mwarabaga mu byumba bitatu, uyu munsi mukaba muri mu byumba bibiri cyangwa mu cyumba kimwe, bafashe ubagira inama. Akujewe ntago mbyumva. Birashoboka, birashoboka na kidashoboka. Urumva aho kugira ngo ujye kwipasa muremure, niko tubyita mu Kinyarwanda cyumvikana. Ese wasohoka ukajya muri hoteli oya, ushobora no gutuma umwana Nyabugogo akagendesha amaguru mu mwanya w'itike, umwanya wo kuma transport, bakagenda baherekezanye, mugakora ibyo mukora, kuko ibintu byose bisaba ubwenge. Ariko se biriya bintu ko nabonye abenshi batera batateguye, ko hari igihe rwose ubona bitunguranye. Reka dufate urugero, mushyira comment namwe mutubwire rwose. Kanguhe urugero, muvuye kurya, sibyo, bibaye ngombwa, kavuye ku meza ku manywa muri weekend, bibaye ngombwa, abana barahari, bibaye ngombwa nk'ikige mbese nk'ubu abanyeshuri barafunze, sibyo, bari mu ngo, nturubwire umwana ngo jya kuvoma wenda cyangwa ujye hehe, mu rugo ari mu mazi, nta nubwo bajya bavoma, nta naho yajya yewe muri Kigali wundi, icyo gihe ntibanavoma, icyo gihe mukiva ku meza ufungura umuziki bukeke cyane rwose mu cyumba cya kindi cyawe. Hari abantu bagira sound izamuye cyane, uburyo buriya radio iyo iri hafi y'igitanda, ijwi ry'umuntu rishobora kuzamuka rikarenga. Oya, kandi tuvuze ko ugomba kugira ubwenge. Rega, iyo udafite ntabwo uba wishimye, ntabwo wirekuye. Iyo udafite, iyo utirekuye haba harimo umunezero. Njye numva umugore wirekuye akishima agasakuza aribwo yishima, mukishima mwese. Kandi umugore nuvuga ngo none se wafatira ufite kwitsamura, wabifatira ngo ntiwitsamure. Oya, wakwitsamura ariko in discipline manner. Iyo twitsamura twifata ku munwa cyangwa tukagira gutya, njya numva abantu batwigisha gukorora tukagira gutya, ntabwo upfa kwitsamura ngo oya, witsamura mu gisirimu. Rero bisobanuye ngo niba muriyo ushyiramo indirimbo yewe ukisanzura muri discipline, cyangwa se nk'abana ushobora no kuvuga uti reka muhereze agatete ajye kuvoma katobaguritse, ukagatobora ukavuga uti genda ujye kumvomera, akajya avoma bigenda bimeneka ku buryo ntitukivoma. Aha ni mu mujyi ntabwo tukivoma, kubera ko tutakivoma niyo mpamvu tuvuga ngo wohereze. Ariko se abana babahora batuma buri munsi, ibyo abana ntibazagera bakakuvumbura. Ariko n'abana aramutse ari nijoro ho wahora ubatuma, wabatumana nijoro abyutse abana ngo nimujye kuvoma ngo cyangwa nimujye. Ubundi mu ncamake reka nkurangize shanga ukuntu bimeze. Iyo udafite urya nk'umurwayi. Okay, iyo utisanzuye ku mufuka nta nubwo wisanzuye no mu buzima bwawe. Ubwo nyine wiga kunyurwa na situation. Listen to me, hari ikindi kibazo kiri muri society. Abagabo cyangwa abadamu hari ukutanyurwa, ntiyakire mu buzima arimo. Icyo nacyo turabagira inama. Umudamu cyangwa umugabo utiyakira mu buzima arimo, ni ukuri ukwiye gusengerwa. Imana yonyine akaba ari igufata. Icyambere burya mu buzima ni ukunyurwa kandi no kwizera ko byose bishoboka. Niba uyu munsi wa none uri muri situation y'ubuzima butakwemerera kwisanzura, believing Imana yuko ejo ushobora kuzagenda neza, ukajya muri etage abana bakarara muri hasi, wowe umwe mukarara hejuru, mukisanzura za ndirimbo ya mivugo ukazitanga n'iki wisanzura, ugaca umugara nta kibazo. Ariko icyambere bitewe n'ubuzima urimo, igendere gahoro. Igendere gahoro, wizere Imana yo mu ijuru, unyurwe n'umugore wawe cyangwa unyurwe n'umugabo wawe, kuko hari hanze aha urabizi namwe muri bakuru abadukurikiye, harimo abantu bakuru batandukanye, ari abagore, ari abagabo, ari abasore, ari inkumi. Societe tuba munsi kundi hari abagore cyangwa abagabo batanyuzwe n'ubuzima barimo. Niba yicaye mu kabari abagabo bakamubwira bati umugore mwiza nurira, nuririmba, nuvuze, nusakuza. Kandi mu by'ukuri umugore si uko y'amarangamutima atuma umuntu arira, si uko umugore wawe atayagira, ahubwo afatwa umunwa na situation n'ahari, kuko urugo ni ibanga. Mwese umwana wawe nuvuze induru ngo urishima, umwana wawe ejo nawe akabyumva, ejo akajya kukwigana hanze, uzaba ubaye umugore mutima w'urugo? Ese uzaba ubaye umubyeyi wa mugabo we? Nuvuga ngo nyurwa n'ukuri, unyurwe n'ubuzima urimo, kwisanzura, ubundi wizera Imana yuko bishoboka, ko igihe kizagera nawe ukisanzura.
sibyo Kayi? abantu barisanzura kuko abantu benshi ntibanyuzwe hanze. Umugabo avuga ngo ngewe ngo umugabo wanjye ngo ntabwo azi kumbwira amagambo meza, ngo mugiye kumutanga umugabo wanjye ntabwo azi kuvuga amagambo meza. Ayavuge umwana hanze avuga ati papa uri mu biki kurayi uvuga. Umugore arire abana baze bakumanga bati papa mama umugize ute? Uramunize. My dear friend, twige kumenya abo turimo, tunyurwe nuko turi. Sibyo? Abakobwa cyangwa abadamu bashaka ibijyanye n'umuco wo guca imyeyo, dukorera muri shike nkuko dusanzwe tubibabwiraho. Uraza tukagufasha, dukorera muri 1 muri floor ya mbere. Uraza tukagufasha, ngenda nabigukorera nkagukururira mpaka birangiye ukaba umugore mwiza kuri make cyane. Yeah. Ariko nukuri bifasha kugira feelings, ukamera neza, ukishima, ariko ugomba muri discipline koko nkuko mugenzi wanjye Kayitesi Gracious yabivuze, kandi ukanyurwa n'umugabo wawe. Ngo ukajya muri hoteli bakakujyana muri hoteli ngo ukeneye kumenya amatsiko bimwe ujye ubwirwa mu tubari. Ntabwo ubuzima bwo mu rugo n'ubuzima bw'ibiganiro byo hanze biratandukanye. Ubuzima bwo mu muhanda butandukanye n'ubuzima bw'umuryango. Iyo utangiye kuba wo hanze utangiye gutaka ibyo yagize mu rugo. Urabyumva? Urugo ni ibanga. Utagize ibanga ku rugo rwawe ntabwo warugira no ku muhanda. Yego. Urugo iyo utangiye ku expressinga ku muhanda ntabwo urugo rwawe rukiri urugo. Iga kugira ibanga. Uyu munsi niba wabura ejo uzarya. Niba uyu munsi utasakuje nkuko wabyifuzaga, hari umunsi uzagira iki uzasakuza kwa kundi wifuzaga. Umaze kugira ibyumba 3, wubatse niyawe, ufite etage, urumva wakoze cyane. Ushobora no kutayubaka my dear, ariko mugasohoka hanze mukajya kubikorera outside. Urumva rero kunyurwa ni byiza shanga. Icyambere no kunyurwa. Icyambere no kunyurwa. Kagira ibanga. So ariko bitavuze ngo niba ushobora kwisanzura muri silent. Kuko njya nkunda gutanga urugero, iyo ushaka kwitsamura ntabwo ushaka kubifata. So na sentiment rero kwishima k'umugore cyangwa kwishima k'umugabo, hari Kayitesi reka nkubwire, hari abagabo arangiza agahita avuza induru, akavuza induru cyane. Urumva nibyo bintu biba ku bagabo kenshi. Rero icyo gihe ku muntu ufite icyo kibazo rwose, kuko niba uzi ko ibyo bintu udashobora kubifata, ni nko kwitsamura nyine nibyo nakubwiraga. Menya ukuntu ujara nanone urugo rwawe, menya uti abana banjye bari wihangane. Niba hari ukuntu bijya bikugendekera bitunguranye, uvuga uti reka nifate nikomeze bitewe na situation y'ubuzima urimo. Umwana utegereza ajye ku ishuri cyangwa se umugano namutume kuvoma, umuhereza indobo iva cyangwa agende Nyabugogo cyangwa agende he n'amaguru kugira ngo atinde asange aferi zarangiye. Ngayo nguko. Ni iki wabwira abadukurikiye tubasezera? Ngiye icyo nabwira abantu, ntibyoroshye ndabizi. Ubuzima sometimes bituma tubaho uko tutakabaye tugomba kubaho. Ariko nitwiga kunyurwa, guca bugufi, tukamenya abo turi bo, ndumva nta kabuza ko nuko kwitsamura uvuga tuzajya twitsamura ariko dufashe ku munwa. Urumva nibyo navuga, habwirwa benshi bakumva bene. Thank you. Ni Shangazi nkuko bisanzwe, ikiganiro cyari cyo ngicyo. Tushimiye mwebwe mukurikirana inkuru zacu, mukoreshe mutangire musubscribing, musharing ibiganiro byanjye, mubisangize n'abandi. Tuzajya tubahamo inyigisho nziza kandi zabagirira akamaro. Tuzakora ibiganiro bitandukanye bifitiye sosiyete akamaro. Murakoze, ciao.